hahirwa uwubaha Yahwa akishimira cyane amategeko ye, agakiranuka muri byose, agakora imirimo ye yose mu buryo butunganye, agasenga ubudasiba, akizera umuremyi we, akamubera ibyiringiro. ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo mu gihe cyacyo. Igiti kitabonye amazi nticyabaho, cyakuma nticyakwera imbuto. Kimwe no kubizera Imana bakayubaha no mu bihe bigoye, mu bibazo ntibibakanga kuko bizeye Imana bahora batoshye. Ibibazo ntacyo bibabwira, ntibibatera ubwoba, bagumana kwa kwizera kuko bazi ko bafite umurengezi babwira byose kandi ufite imbaraga. Yego ibi bizaza kuko turi mu isi, ubuzima burahinduka buri munsi. Ese ibibazo n'ibiza uzabyitwaramo ute? Niba Imana ikongereye andi mahirwe yo kubaho, ibyo byonyine ni umugisha ukomeye. Mu bibazo rero wahura nabyo byose, komeza wizere Imana, ntucike intege mu gusenga kwawe, ntucike intege mu kwizera kwawe. Iyo wizeye umwami wacu Yahusha, aguha amahoro. Muri we niho tubonera amahoro. Rero ashaka ngo dukoreshe ayo mahoro atanga mu gihe duhuye n'ibibazo, mu gihe duhuye n'ibitugerageza. Mu bigeranye n'igihe yasezeraga intumwa, yarazibwiye ati mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Iyi si nta mahoro itanga, inshuti nta mahoro zitanga, abavandimwe nta mahoro batanga. Yahusha Hamashiach wenyine niwe uyatanga. Amahoro atuma turuhuka, yaba mu ntekerezo no mu mitima, tukamwizera. Nubwo twaba turi mu bibazo bimeze bite, nubwo twaba turi mu bibazo bikomeye biteye ubwoba, amahoro y'umwami wacu atuma turuhuka, akabiducishamo dukomeye kandi twizeye. Kubizera umuremyi rero bahora bizeye, nta kibahungabanya mu kwizera kwabo. Nubwo baba bari mu bibazo bikomeye, mu nkuru mbi, ntibacika intege ngo bave ku muremyi wabo, kuko bazi ko ari utanga amahoro n'urukundo n'uburinzi. Imana niyo muremyi wa byose, ibitubaho byose, byaba byiza cyangwa bibi, Imana iba yabyemeye bikaba, ntacyo wabihinduraho. Wowe icyo ukora, wisaba ubufasha, ukayizera, amaso yawe ukayahanga umuremyi wawe, ukamwizera, ukagendera mu mategeko ye, ugakora ibyo yishimira, ugashyira Imana imbere muri byose, kuko Yahwa Nyiringabo ari kumwe nawe. Imana ya Yakobo ni igihome kirekire kigukingira, ni ubuhungiro bwawe, ni imbaraga zawe, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Kandi umushikamijeho umutima aramurinda, akaba amahoro masa kuko amwiringiye. Ku mukiranutsi rero ntabwo agomba guhangayika kugira ikibazo. Imana ni nziza kandi duhitiramo ibyiza. Wowe icyo ukora ni ukuyizera, ukagendera mu mategeko yayo, ugasoma ijambo buri munsi, ugakora ibyo gukiranuka. Kwizera Imana ntabwo bikuraho ko ibibazo birangiye, ahubwo kwizera Imana bituma ukomera mu bibazo, mu bigeragezo. Imana nayo ikaguha imbaraga, ukabicamo ukomeye, ukabicamo wizeye. Imana ikagukomeza muri byose. Wizera Imana muri byose, umutima wawe uzaba amahoro, uzakomera, ntuzanyeganyezwa, kandi mwibuke ko umukiranutsi azibukwa iteka ryose. Haleluya. Muhabwe umugisha, muhimbaze Yahwa.